Hello guys, shalom. Turongeye kandi turagarutse ni kuri Tesi na Nana. Nkuko bisanzwe Tesi ntari yagiye yatembereye, ubu turi kumwe hangange nyine. Ariko ntabwo ndi njyenyine, ndimo ndamwumva. Murakoze cyane. Rero guess what? Uyu munsi twagaruye bamuranyi mwiza Mrs. Eritier. Izina rye reka atwibwe n'umuntu mukuru akorera kuri Seka Family n'aba gospel. Rero mukomeze mukore share, subscribe n'ama comment menshi cyane kuri channel yawo, natwe nk'abakunzi banyu murakoze cyane. Murakoze Nana kutwakira. Amazina ni Murekatete Beatrice nk'isanzwe, akojya bagenda bakita Bey. Yeah, twishimiye kubana namwe murakoze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero Bey avuge cyane. Uyu munsi twaje kuganira, ubu bamubona rero twariganye kwenye secondaire. Ariko uyu munsi nagize amatsiko yo kumubaza ubuzima challenge yagize akimara gushakwa. Bea ko nzi ko wakunda kuryama cyane kwishuri babyitanga no gukunguta. Bea agaza amasinzira from nowhere. Yewe akabasinzira mu ishuri burya mwari marimo none twamara gucya kuva muri refe. Etide n'uke cyane. None mbona Ariko mana biro bintu challenge wahuye nayo ukimara gushaka. Sebea ukwagaza ukakita ku mugabo ya cyane. Tusinzire mase. No. Ku ishuri habaga ibitotsi bitazabishira. Oya Yego. Ubuzima bwo bitashiraga. Urumva uribuka batubyutsaga saa 10:45. Yego. Twabaga twabyutse. Umuntu akabyuka atabishaka none we wagera muri tede gutya ukamusinzira zikamufata umuntu agasinzira. Ubwo kandi nabwo ntabwo kwabaga ari gusinzira, kwabaga kwa kundi usinzira urumva wakumva umuntu ukomye animatera ugatwanga ugatubyuka. Noneho ugukirirwa umunsi wose urumva ufite ibitotsi tukaryama saa 3. Kandi urabizi iyo twageraga muri doro rwa rusaku hakaba urusaku mana we umuntu akajya gusinzira saa 5 saa 10 ukabagaza noneho umutwe ukuzamo ibitotsi. none byaranze gushira nawo. Ariko nyine tumaze kugera mu rugo nyine tuve mu buzima bw'ishuri arumva ntago nahise mbona akazi. Ntago nahise mbona akazi kandi nta nubwo nahise ntangira ku kanya. Oya ariko natangiye kuko twarashoje ndibuka ko nahise ntangira mu kwa 9 kaminuza. Kaminuza urumva kaminuza aba ari ubuzima bwo kwibohora. Umuntu agendera igihe ashakiye, umuntu akaryama agasinzira uko ashaka. Za bitotsi umuntu yabisinzira nyine bigashira. Yego. Rero mu gihe cyo gushakwa ibitotsi zarashize ya. Nukuri zose zarashize. Igihe ibitotsi byari byarashize kandi nubundi mu buzima bwo gushakwa. Urumva yego ntago haburamo challenge. Ni ibintu umuntu abagiyemo bwa mbere atazi nyine urashika bimwe bikagucanga cyane. Ariko ugenda umenyera. Ugenda umenyera kandi no kujya mu wundi muryango atari wawe. Umuryango mushasha. Uziko umuntu agera abantu utazi ukaba nk'umushitsi. Ukamushitsi we ukabona ibyo kuba naje mushitsi ya ukagenda neza wasana abantu bizakira. Noneho ngewe mara gushakwa urumva nyine baramukazi banjye baba mu Bugande. Nyine umugabo iwabo w'umugabo baba mu Bugande. Urumva baje mu bukwe bavuye mu Bugande. Noneho cyagiye baba batarasubirayo. Yego inziba yuzuye abantu abashitsi. Noneho nkajya nireba nkabura nta muntu washanganyikirwa. Yewe umuzuru ko witwara zo ko wifata ndabyuka se kandi urumva baramukazi b'umuntu cyane. Baramukazi w'umuntu bamufata neza ati ryama turabikora kwivuna neza kwa mushitsi ukicara bakakwakira mu bandi kandi mu mutima ukavuga ati se woryamaho nyine ibintu byo kuryamaho uhitubireka birumvikana. Ariko nyine umuntu agenda amenyera akabitora. Aho none se yewe wowe nayo yawe ya
urabyaraga ngo nawe yanjye se kurabona ntarabaye mu ndabyibuka mureke mbabwire bigeze kunsura umunsi umwe gusa njyewe be namushatse mbere noneho ndanabyara aza kumpemba mubwiraga amakuru y'urugendo rwanjye twise nkabyara ukamubwira ngo njyewe sinzi ko ibintu bizambaho ati nyamara bizakubaho noneho ukazamubwira cyane kubyibuka bigeze kumva ukajya mbwira ngo Imana izagufasha ngo nyine gusinze ko byagiye ukubyara neza ubuse buzagenda gute mbese ukumva wowe ntabwo bishoboka ntabwo bibaho iyo umuntu urazi iyo umuntu nyine atarabigeramo ukuntu ababyeyi ni ukuri nagiye kubyara akamubwiza ukuri mfite amatsiko y'igisi ndetse biragenda banze kwirukanka cyane banze kugise aho kugisama kwa kundi umwana akora amuvuma mu nda wumvaga umeze ute umva ngo ukuntu byagenze njyewe ngisama yego ntabwo nahise mbimenya ako kanya yego urumva hashize nk'ukwezi mbona kubimenya ubwo ngubwo nyine haba harimo impinduka nyinshi haba harimo impinduka nyinshi kurwara bya hato na hato kumva udashaka ibintu byo kurya runaka ukabyanga ibintu nk'ibyo ngibyo yego noneho rero nagiye kwa muganga urumva mfite inda y'amezi niba ari 2 namambwira muganga ntimuga none se wandebeye umwana nzabyara amezi muganga araseka muganga arambwira ati madame amezi 2 none umwana yanagaragara umwana mbita none se konge ntajya mwumva akina arambwira ati mugore amezi 2 kumezi 2 ko umwana w'amezi 2 akina ntarabaho aracyari nyine ntarafatika atambwira ati kumeza ne humura uzumva umwana ari gukina kumeza ne nabwo uzaze tukurebere wenda nyine igitsina cy'umwana nari mfite amatsiko menshi cyane none ujya kubyara noneho rero ubwo ayo matsiko noneho nzaga kumva umwana akina navuga nyine ko bya bintu bibaho kandi se wagiraga imbabazi nyinshi cyane ya njyewe sinagiraga imbabazi nawe ndakuzi cyane ntabwo nagiraga imbabazi z'abana cyane zari nyinshi kandi nyine nakundaga babana nyine umwana utiriza nyine umwana ndabyibuka bageze kunsura umwana rero bati njye nanga abana biriza urakumva nakubagana ukagabana kubagana ayibobe mwana we kazansuku nuko nyine noneho nza kumva umwana akina nyine ibintu byose byagendaga numva ari bishyashya nyine kandi koko biba ari bishyashya nuko igihe cyo kubyara kiragera so ngiye kubyara nyine ngiye kubyara numvaga ari nk'inzozi numvaga ari ibintu nyine mana yanjye bitabaho ukuntu ngiye kubyara nyine kungiye kuba mama nuko igihe cyo kubyara kiragera maze ngira amatsiko y'igisi oya yes ati se biragenda gute igihe cyose ndahoraga numva nkavuga ni mana no uzampe kumva igisi numva ukuntu kiri kimera abantu bazakivuga ukuntu bajya bakivuga nk'ari ibintu nyine bitabaho ariko nawo naracumvise ntikibaho ni ukuri kuko kageze kumbwira ngo niba ari ikintu uzikiza kibyana mu buzima ngo ni iryinyo iryinyo ryari ryarambabaje ryarakubabaje kurwara iryinyo n'igise nta kintu kibaho kimeze nk'igise tikibaho ndacumva ni ukuri kw'Imana sindacumva kabisa nuko ugiye muri derimo kuvuga ngo urabyaye kubyukira akabebe bea kubyuka ijoro iyo umuntu atwite urumva hari periode ajya ageramo akananirwa kuryama akananirwa gusinzira waba wicaye gutya wumva udutotsi turaje naho ngaho tugufate nyine ukadusinzira twicaye aho ngaho ariko wavuga ngo ugiye kuryama ibitotsi bikabura sibyo noneho njyewe numvaga nyine najyaga murambwira Imana nimbona ndabyaye nzagushima ngiye kuruhuka mana we nkumva nyine nzaba nduhutse yego ariko maze kubyara nibwo ahubwo umuruho nibwo wari ugiye gutangira yego nibwo umuruho wari ugiye gutangira urumva nubwo wenda umuntu aba atwise we atwite urumva nubwo ibitotsi byabura ariko igihe ubiboneye
uraryama igihe wumvishe unaniwe uraryama ariko iyo umuntu amaze kubyara nawe urabizi nturyame igihe ushakiye urumva nturyame igihe ushakiye kuko niyo natwite wararyamye nabi wumva ugiye kuryama ukaruhuka ariko nyine nawe urabizi none se Bea kamubaza none ushaka kuza kumbaza nta kibazo urabyemerera kamubaza ukimara kubyara mama wawe wamutekereje gute none umvaga nkubwire ukuntu byari bimeze nuko papa nimva kino kiganiro azagira ngiye ubundi mu buzima busanzwe pe ndi umuntu ukunda papa cyane none nk'umukobwa byari cyane cyane ariko maze kubyara ikiganiro nzocohereza muzehe cyane nakaza ndeba mama nkamarira disi kuri kw'Imana agasukweri mama mbese wumvaga nubwo kuba ati sigira inzu amarangi mama yakundaga kutubwira akamubwira ngo Bea ngo ukorope ngo ukorope ngo uhanagure ngo ugire gute kuko kunde abamama murabizi bajya babwira abana ngo uhanagure ngo inzungu iki ntabwo ariko mama ukora mbwira ngo mpanagure inzu ndayihanagura gute ngo uhanagure imicenyi kuta ngo uhanagure uko ndanagura ikuta gute ariko maze kubyara cyagiye ikuta nakaza mwana mama noneho niyo yombwira ngo nurire inzu yego nkore ku gisenge cy'inzu nokurira nokuri iyo umuntu atarabyara akenshi ari uko na nyine atajya yumva nyine agaciro ka mama uburemere bwa mama we reka tubwire gutyo ariko iyo umaze kubyara nibwo uza umenya mama uwo ari we nibwo ujya umenya mama neza uwo ari we nukuri tubona tunashimira na mama wacu yeme ni abantu beza ba mama turabashimira nta n'ikintu umuntu yabahereza utunezeza ntacyo uzura gift wamuhereza cyane rwose pe ariko ba mama kodesha po kabisa ni abantu b'intwari birenze ni ukuri bakwihanganira akuze gutwita amezi 9 amezi 9 ugendana hari ubundi buzima buri muri wowe aba mama turabubashye cyane pe bubawe none se nawe wavuze kwaza biremewe kana nakaje gute none nige naciyemo ya nige nakakundi kamureka tete ngo ni teta kuko ari teta turemeka tete cyane ahubwo nyiri muzamwita teta umve teta Bea cyane urabona ngewe ndashafite umwana kandi aracyari muto nyine ntara ariko ageze nyine mu gihe cyagihe umwana akubagana yego none wowe ufite batatu ngiye mba numva umwe yambije icyuya tujya twirugana gutya ngo kuburira none umwana we nabona araryamye nkavuga ndabikumana turyame noneho iyo ari batatu noneho kubivanga n'akazi kawe ukora yego ujya ubasiga gute bijya bigenda gute ujya ubategura gute nyine mba numva nabyo ni akazi katoroshye umva ibyo bintu birajagaraza mu mutwe birenze kuruta uko bitekereza noneho iyo ari abana bajya nko kungana byo aba ari ibindi urabizi abakozi bo mu gihe cyo kubagaburira bimeze bite abari batari urumva mbasigira umukozi ariko urumva Imana yangire neza ntwari no kwa mukecuru shabyo mushimana nukuri kwa mabukwe wanjye kandi rwose ndamushimira ajya afasha abana pe nukuri none nagenda najya mu kazi nkamusigira abana yego wenda igihe adahari nkamusigira na tantine ariko wumva ubu ntabwo byoroshye birumvikana ariko uzwo bakabimenyera nyine abana se ukabagaburira bose ukabatamika wenda umukuru n'umukuru gatandatu yakwigaburira n'abandi umuhungu ni kumutamika n'akandi gatoya ukajagara gutya mu mutwe gutya uzona nk'umusazi birumvikana kuko aba ari batoya ariko nyuma kubimenyera birumvikana cyane ntabwo biba byoroshye numara gukurikiza undi mwana kabiri uzana uko zoroshe ariko Imana igigenda n'ubundi rega ni Imana cyane ni Imana kuko n'umwe umuntu ntiyamushobora urumva iyo umuntu akiri umukobwa iyo umuntu akiri umukobwa uba ugenda isaha yose ushakiye cyane wenda kugaruka si iyo ushakiye nyine iyo umuntu ari umukobwa urumva agerageza gutaha mu kare sibyo ariko igihe cyose utekereje kugenda uragenda ariko iyo umuntu amaze kubyara akaguru kaza gahinika mbese kaza kana
konyine akaguru kaza kihina Cyane. watekereza kugenda ukareba umwana ntusiga umwana wanagenda ukagenda uri kuri pressure nasize umwana wumva udatuje ariko nyine bigenda biza bizagenda biza tugana ku musozo rero Bea ndagushimiye urakoze cyane nubwo uduhaye uradusamarizinze ariko ndabizi ko uzagaruka kutubwira birebire cyane urakoze ko wagatse kwa Tesanana Imana ugweze umugisha kandi ikomeze kurinde n'umuryango wawe abamama turabubaha cyane mwebwe mutwita mukatubyara mukaturera Imana ugweze umugisha rwose reka rero mbashimire komeza mukore subscribe na share na comment no kwa Seka Family aba gospel bacu mugende mukande utulike twinshi cyane murakoze cyane urakoze cyane nana ciao ciao bye